ariko haza kubaho impamvu mukuru wanjye umugabo waramubwira ati se kubona murumuna wawe ari we wenyine ugira na wundi muvandimwe ugira wamubwiye akazi Kigali akaza kuhaba akaba ariho yiga bari bafite abana babiri nawe akaba umwana mu rugo rimwe rero nahamagaye umukecuru ndamubwira ni rero ndagushaka umukecuru araza aza Kigali tamujyana kwa mukuru wanjye tujyayo turabasura ndabicaza bose ndababwira ntari ikintu nyamukuru nshaka kubabwira umugabo ahari turi abantu batatu mama njye na mukuru wanjye n'umugabo twari bane ntari ikintu nshaka kubabwira ariko umugabo wa mukuru wanjye nkabibona ko nyine ashobora kuba ari kuvuga ati uyu mwana ashobora kuba ashaka kugira ikintu avuga ako nyine yihagararaho nk'umugabo uriya umugabo akoresha uko ashobora kuvuga ati kama mbaye ikibanda nk'umuti yihagararaho amaze kwihagararaho umukuru wanjye ndamubwira nti nakubwiye ko iyi nda nayitewe n'umusore twakundanaga ariko siko kuri kagira inkuru ndamubwira ni iyi nda uyu mwana n'umugabo wawe n'uwa ubwira mukuru wawe umukecuru yese yitakuma ati karabaye ati ibyo ni ibiki ati ibi nibyo mwamamagariye ndamubwira nti mama tuza wumve njye ntabwo naje mu rugamba ahubwo naje guhosha urugamba icyo gihe wenda tutarajya kure ukivuga iryo jambo mukuru wawe mu maso yahise ahinduka yavuze iki ahita areba umugabo we aramwitegereza ibyo Grace avuze ni ukuri uyu mwana ni uwawe mwaramubyaranye umugabo nta kindi yavuze gusa ari kubikubwira uragira ngo ndenzeho iki inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nizere ko mumeze neza muri hose atandukanye abari mu Rwanda yambu ndabasuhuje abari muri leta zunze ubumwe za Amerika yambu abari mu gihugu cy'u Burundi yambu ndabasuhuje ubwo mvuze uburyo nyine ibihugu bigenda bikurikirana mu buryo bwo kureba inkuru yanjye n'abandi bahereye mu bindi bihugu mutwumva muri Canada muri Australia muri hose mu Burayi mwese ndabasuhuje muri Uganda n'ahandi hatandukanye mugenda mutwumva ni ukuri Imana igibaho umugisha ko mwahisemo inkuru yanjye nitwa Rweme Mbabazi uyu munsi rero kaduhere ku nkuru cyangwa duhere ku nyigisho y'umunsi mbere kwakira uyu muvandimwe turi kumwe hano inyigisho y'umunsi ni inyigisho ivuga ngo wenda reka ngusomero gato cyane umunyabwenge baramubajije bati ni kuki utihimura kubagukosereza arasubiza aseka cyane ati ese byaba ubushishozi kuribwa n'imbwa nanjye nkayirya ntacyo nongera kurenzaho ubwo nyine uwumva yumvise ndi kumwe n'uyu muvandimwe witwa Grace arya irindi zina ryawe ni irihe dushima Imana Grace ko mbona suwise utuza cyane kandi nabonye wishapu byose kuri njye ni kimwe ndatuza nkanabashapu ukanabashapu ni ukuri pe hano hantu usa n'uhatari heza ariko kuhayoboka byakunaniye uri we muntu wa mbere tuyoboye ubikaba njyewe nyine mfite impano nkeya yo kuyoboka ufite impano yo kutayoboka yewe ni hano wita i Gasabo showroom sibyo ni ahantu haba ibikoresho byiza byo mu nzu nanabikurangira guha ikaze by'umwihariko muri Gasabo showroom wowe muntu wifuza kugura ibikoresho byo muri salo ibya saramanje tugarderobe twiza cyane ibitanda ndetse n'utubati two kubikamo ibitabo ibintu nk'ibyo by'amayitajeri byiza cyane ni ukuri ushobora no kuvuga uti mfite ifoto y'ibyo nifuza reka nanjye nza nangaha bankorere my dear mani bafite ibikoresho byiza ni karibu hamagara 0788 ubundi utugane tuguhe buri kimwe cyose wifuza ndi kumwe na Grace vipi fresh iri somo ry'umunsi waryumvise yego naryumvise ubaryumvise neza
riravuga riti umunyabwenge baramuwaje bati ni kuki utihimura kuba gukosereza bamandi batugabaho ibitero badukosereza nta kintu na gito twabakoreye arabasubiza aseka cyane ati ese byaba ubushishozi kuribwa n'imbwa nawe ukayirya imbwa ubundi ntabwo ziribwa ibaza imbwa ikureye nawe utereka nanjye kukwishyura urumva nyine ntacyo waba uyirushije cyane. yego muri make hari abantu bakora ibintu by'ububwa badukora ibintu by'ububwa ugasanga ni ibintu nyine bya fake ukabona n'abo bantu ni fake kubera ibyo bakora ubundi nta muntu wa fake ibikorwa bya fake nibyo bitugira abantu ba fake warangiza nawe ukajya kwasama kugira ngo nawe ugashaka gukora ibikorwa nyine bya fake kandi ntabwo waba umurusi. yego gra karame ufite nkuru y'ubuzima bwawe. amazina nitwa Dushimimana Grace ariko navukiye mu ntara ariko nkurira i Kigali. iyo umuntu rero akuriye i Kigali ahabaye igihe kinini yitwa kavukire. uri kavukire nawe? ni kavukire. yego. navukiye mu ntara y'amajyepfo igitwe. yego ngira mama wanjye nta papa wanjye ngira. yego. nta nubwo nigeze mumenya simuzi. yego. mu cyaro ubuzima bwahora buzi ukuntu nyine buba bugoye burihanyije nta n'ubushobozi twari dufite. mama yatubyaye turi abana 9 ariko twavuyemo turi 2 nitwe twenyine twabayeho njye na mukuru wanjye. yego. njye na mukuru wanjye twari tubayeho mu buzima bubi kubera ko abandi se bapfuye ari batoya. bagiye bapfa ari batoya. ubwo uwo mukuru wanjye avuka bwa kabiri kuri 2 n'uwa gatatu kuri abo bana 9. yego. nawe njyewe ndi bucura. dukurira nyine aho ngaho igitwe ariko mukuru wanjye nyine yaje kuva igitwe azi Kigali go guhiga nk'abandi bose. aje Kigali yaje ahitira Nyamirambo nanjye nsigarana na mama igitwe nigaga mu mwaka igitwe nahize imyaka 6. ubushobozi bwo kujya muri segonderi mama arabubura. abubuze biba ngombwa ko ishuri ndihagarika nari ngiye kujya muri segonderi. ariko haza kubaho impamvu mukuru wanjye umugabo waramubwira ati se kubona murumuna wawe ari we wenyine ugira na wundi muvandimwe ugira wamubwiye akazi Kigali akaza kuhaba akaba ariho yiga. bari bafite abana 2 nawe akaba umwana mu rugo. induba mu mwana mu rugo njyewe nyine nkaba umwana mu rugo nkabana n'abana nyine ba sister. yego. bahamagara mu rugo banyoherereza tike nditegura inzi Kigali ari ubwa mbere nanjye nyine ngeze i Kigali. yego. ufite imyaka ingahe? nari mfite imyaka 18. yego. ngeze i Kigali ndaza urumva impamvu imyaka 18 nakome nyine natinze kujya muri segonderi no kubera impamvu z'ubushobozi. birumvikana. yego. nagiye nyine ndindira. ndaza ngera i Kigali kwa mukuru wanjye ndahaba neza nkora imirimo yo mu rugo. mukuru wanjye yego. mukuru wanjye ariko yabaga ari umuntu uri bize mu kazi. yahoraga ari umuntu wagiye guhiga wagiye gushakisha. ndaza njya kwiga senior 1 ka Kigali. yego. ndatangira azajya mva school nkaza nkakora imirimo nkakora etide nkaryama gutyo ubuzima nyine bukomeza gutyo. mwari mutuye Nyamirambo? twari dutuye Nyamirambo. yego. rwa Rutabura. yego. urahaba nk'umwana mu rugo cyane. mukuru wakubera mukuru wawe mwiza. yego. n'umugabo na bofre wawe akubera bofre mwiza. yego. ubwo gihe gishize nari ndi kurangiza troncome. umugabo wa mukuru wanjye abwira mukuru wanjye aramubwira ati rero dore Grace nagaramenyera i Kigali nta nubwo ibintu bya Kigali abizi cyane ndashaka kuzamumenyereza nyine Kigali akayimenya akamenya iyo ariyo. ndashaka kuzamusohokana. mukuru wanjye aramubwira ati se hari ikibazo? mukuru wanjye arangije amubaza ati se uzamujyanana n'abana? aramubwira ati hoya ntabwo nshaka ko bizamujagarika reka nzamureka agende wenyine nawe nyine areba ubuzima nyine biba ngombwa nzamusiga ahantu nzaba namujyanye nyine areba ubuzima bw'Ikigali amenye Kigali. arangije aramubwira ati se ubundi abana bo ko mura nyine mbajyana
bo barabizi. Uwo munsi uragera, umugabo wa mukuru wanjye aranjyana tujya ahantu muri hoteli imwe muri Kigali, si ngombwa kuyivuga. Aragusohokana mbese? Aransohokana. Na mukuru wawe yabihaye umurongo. Nk'uko nabivuze kare, mukuru wanjye ntabwo yakundaga kuboneka, yari umuntu nyine uri bize cyane, ushabika. Yego urabizi iyo umuntu ari umuntu ufite imbaraga cyangwa se akunda gukora akaza agaha umwanya. Kandi byari na ngombwa. Ndagenda njyana ahantu turicara turenjoyinga, anjye nambaza se urafata iki? Ndamubwira ni ndafata fanta. Banzanira fanta. Nambaza se uranywa fanta yonyine ntayigurya? Ndamubwira ni ntabwo namenye icyo ndya, ubwo icyo urya nanjye nicyo ndya. Arangije bazana inkoko. Jera singiye kukubeshya, ni ubwa mbere nari ndi inkoko, ntabwo nari nzi inkoko pe. Uretse wenda kuyibona mu buzima busanzwe ari nzi imigenda, ariko nari ntarayirya. Ziriya nkoko ziba zokeje zo mu kabari muri hoteli. Ni ubwa mbere nari nyiriye. Yego. Nanjye numvishije ngiye nko mu kirere ndavuga ni ibiryo biryoshye. Ndishima. Arambwira ati wishimye? Ati nishimye. Ati rero wabaye inkumi, wabaye umukobwa w'inkumi, dore ugiye mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri, ugiye muri superieri, ubu rero hari imyitwarire ugiye guhindura. Ambwira ko ngomba kuzajya nitwara nk'inkumi, bamenye i Kigali. Ambwira ko se uzajya ukora udutira uvugane, wenda mukecuru twagutiza ukavugana nawe. None se nugira n'inshuti tuzajya dugutiza telefone uvugane nazo. Ubwo rero nashaka kukubwira ko nshaka kugushakira telefone ukazajya uvugana n'inshuti zawe, na mukecuru ukabona ukuntu uzajya umuvugisha, ntabwo ari ngombwa ko tuzajya duhora tugutiza kandi umaze kuba amacuho. Yari bofu mwiza? Yego. Ndamubwira ni merci, ni byiza, birashimishije. Ndamubaza se mukuru wanjye arabizi? Arambwira ati none se hari ikintu bitwaye icyo nagukorera na mukuru wawe yakigukorera? Njyewe ndashaka kukubanza, mukuru wawe nta mwanya akunda kugira, ni nayo mpamvu nashatse nyine kugusohokana nyine ngakwereka ikigaruka hamenya. Bari babivuganyeho mu by'ukuri? Yego bari babivuganyeho nyine ko tugomba kujyana. Muri kumwe? Yego bari kumwe. Ariko mukuru wanjye nakubwiye ko yimubajije se murajyana n'abana? Ati oya, ndamujyana wenyine yisanzure, kuko abana bo bahoraga nyine n'ubundi bagenda. Bivuze ngo mu myaka nkeka 3 si 3 bwaro hamaze? Yego ni muri 3 nari mamaze, ni 2 gutyo hafi n'igice, kuko urumva tugenda muri hoteli nyine yansohokanye nibwo nari ndangije troncome. Yego nibwo rurangije troncome. None se urumva muri iyo myaka 2 ntabwo wari wagasohokana nabo? Ntabwo wasohokaga mu rugo ko bakugiriye muwezo? Nari ndi mu bintu by'ishuri. Yego bakambwira ko nyine umunsi wanjye ari umwe, bakanembereza i Kigali nyine bakahanyereka nkahamenya. Nta nubwo ngiye ibintu by'i Kigali ntabwo numvaga mbishamadukiye cyane, numvaga ko nyine cya mbere ari ukwiga. Yego niko nabyumvaga. Aragenda tujya mu mujyi, yangurira telefone, nguriye smart na nubwo nguriye matushe. Tugeze mu rugo arambwira ati iyi telefone ugomba kuyibika, mukuru wawe nayibone. Mukuru wawe nayibone? Yego. Ndamubaza ko bitangiye kuba ibindi. Nahise mubaza se kumaye impano ukamubwira ngo mukuru wanjye nayibone ubitewe n'iki? Arangije arambwira ati ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose mukuru wawe yabimenya, erega n'ukuri kwinshi ntabwo ari kwiza, cyangwa ukuri kose si kwiza. Nanga kubyibazaho cyane, urumva nari ndi no mu myaka itoroshye, nanga kubyibazaho cyane, ndavuga ni buriya nyine afite impamvu. Ndamubaza se mukuru wanjye nzamuhisha telefone ne kandi tubana mu nzu? Arambwira ati n'ubundi uri umunyeshuri uzajya uyikoresha nyine rimwe na rimwe, ariko ntabwo agomba kuyibona. Urumva nta kintu bitwaye, nta nubwo nabyitayeho, kuko n'ubundi n'ubwa mbere nari ngiye kuyitunga, ntabwo nagombaga kuyitaho cyane. Nari ntaranamenyera n'ibya telefone byari byo. Ubuzima burakomeza, ariko nyine byaje guhinduka umunsi umwe. Umunsi umwe? Yego. Bihinduka biba ibindi? Yego byarahindutse, bingiraho ingaruka,
na n'ubu ntekereza ko izo ngaruka zikindiho zitarashira. Byagenze gute Grace? Ukuntu byagenze, umugabo wa mukuru wanjye ntabwo yari yagiye mu kazi, ariko ntabwo nari mbizi ko atagiye mu kazi. Urabona iyo abantu baba mu nzu nini, buri wese aba afite icyumba cye. Njye nagiraga icyumba cyanjye, umukozi agira icyumba cye, n'abana be bagira icyumba cyabo, no kwa mukuru wanjye bafite icyumba cyabo. Njye nararaga mu cyumba cyo muri salo kirebana n'icyo kwa mukuru wanjye, nabo cyabo cyarebaga muri salo. Yego. Korodoro nitwe yafungiraga, abandi barara inyuma ya korodoro. Umunsi umwe nanjye ntabwo nari nagiye ku ishuri, sinzi ukuntu byahuriranye, hari kuwa gatanu. Numvaga ariko ntameze neza, niyo mpamvu nari nagiye ku ishuri. Mu gitondo ndabyuka, sinzabagirwa umurimo nakoze mu rugo n'umwe, nogeje ibyombo. Maze koza ibyombo harimo mu masaa 4, ndoga mvuye muri douche, inca muri salo, nsanga bofra aricaye. Ndamusuhuza mwaramutse. Ndikomereza yari muri phone. Njya mu cyumba cyanjye. Ngeze mu cyumba cyanjye, mu gihe nyine twisiga bisanzwe, ngiye kumva numva urugi rwikomyeho. Nindukiye gutya nyine numva ko ari urugi nyine rwo muri korodoro rushobora nyine kuba rufunzwe n'iki n'umuyaga. Ndakomeza nyine gahunda zanjye. Mu gihe ndi gukomeza kwisiga, numva n'urundi rwikomyeho. Nindukiye gutya, nsanga n'umugabo wa mukuru wanjye undi inyuma. Iki gihe wari uvuye muri douche? Yego. Uri kwisiga? Yego. Wari wambaye uko wavutse? Nsanga n'umugabo wa mukuru wanjye undi inyuma. Wambaye ubusa? Nusu umuntu yakisiga atambaye ubusa? Yego. Naramurebye, arangije ahita angira gutya. Ntuvuge. Mbura icyo nkora, birancanga. We yari yambaye gute? Nawe yarakenyeye isume. Ubwo nyine mu gihe biri kuncanga, ndavuga se hagiye kuba iki, bigiye kugenda bitewe nyine n'ukuntu umuntu muba mubana. Njyewe nakubwiye ko papa wanjye sinzi isura ye, ntabwo nigeze mumenya n'umunsi n'uyu n'umwe. Yego. Ndibaza ko umuntu mufata nk'umubyeyi wanjye, ko mufata nka papa wanjye, kuko papa wanjye ntigeze mumenya, bigiye kugenda bite. Birancanga. Wese ugira ubwoba mbese ukimubona yambaye isume, nawe wambaye ubusa? Birancanga. Nahise mera nk'igiti nyine, mbura ikintu na kimwe mvuga, n'ibyo nari ndi gukora byose birananira. Nta kindi umugabo yakoze, yansunikiye ku buriri. Ubwo namwe muri bakuru cyakurikiyeho murabyumva, yamfashe ku ngufu. Amfashe ku ngufu, nyuma ibyabayeho nzi ko naricuye, nsanga nyine nuko byagenze. Nabaye nk'umuntu ufashwe nka pararizo. Urabizi umuntu ufashwe nka pararizo ukuntu nyine ahita bigiti. Ubuzima numva burancanze, ndavuga se ibi bintu ndabigenza ne. Ndabibwira mukuru wanjye, ndahamagara mama, ndajya igitwi gitaraganya, birancanga neza, birandenga. Muri ako kanya nta kindi nakoze, nararyamye. Nijoro bajya ku meza, babona singiyeho. Wari umukobwa w'imyaka 20 na? Nari ndi kugera muri 20 deje. Yego. Birancanga, birandenga, ndavuga se uyu muntu. None se urumva akugura amatelefone, akujyana mu mujyi, yarakubwiye ngo iyi telefone nkuguriye mukuru we ntabimenye? Yego, niko yambwiye. Nta kindi se cyakurikiyeho cyakwerekaga ko ashaka ko nta kindi, nubwo yajyaga namamagara. Mukuru wanjye niwe wajyaga amamagara, ambaza gahunda nyine zo mu rugo ukuntu zimeze. Mukuru yaje kumenya se ko ufite telefone? Ndi kukubwira ko n'ubundi ibyo bintu bijya kuba iryo fatwa ku ngufu ribaho, nta gihe cyari giciyemo iyo telefone nyibonye. Yego, nta gihe, hari hashize nk'amezi 2 telefone nari nyimuranye amezi 2. Mukuru wanjye nabikubwiye mu bibanza ko yakundaga gukora nyine aho ragenda mu kazi. Yego. Bigenda gutyo, mbura icyo nkora, mbura icyo mvuga, mbura aho mbihera. Urumva nsa nkaho nta famiye ndende mfite, ni mukuru wanjye na mama gusa. Uwo nari mbonye wa gatatu nifataga nk'umubyeyi, nafataga nka papa wanjye. Ni bofre? Bofre.
nawe ababigenjeje gutyo abafashe ku ngufu. Ubwo ku meza sinigeze njyaho mukuru wanjye, ariko ibyo ntiyabyitayeho. Buriya wenda natekereje wenda ko ashobora kuba yaratekereje umuntu yatangiye kuba inkumi nakunda no kurya kugira ngo atazabyibuha, nibyo natekereje. Urugendo rurakomeza, ariko haciyemo nk'ukwezi nyuma yo gufatwa ku ngufu ntakibavugisha, bajya ku meza singeho, ngewe nkagenda nkajya mu gikoni akaba ariho ndira, n'umukozi nyine akabona ko nahindutse akambaza se wabaye iki kutakivuga, mbwira ni nyine ntabwo meze neza. Umugabo se mwakomeje kurebana mu maso? N'abana ba mukuru wanjye ntabwo nongeye gukina nabo nk'uko twakinaga. Nahise numva nyine ndafasa urugo ndaruhungira hehe, ndasubira igitwe se ndabigenza ne, na mama kumuhamagara kuri telefone ngo mubwire ibintu byambayeho birangora neza ubuzima numva urahagaze. Nyuma y'ukwezi nibwo naje kumenya ko ntwite. Ikintu nakoze, nafashe message ndayandika muri telefone, kumwandika message ariko utarayohereza. Bofre yari ahari n'umwana we mutoya ahari, abandi bagiye gusenga. Ndangije ndamubwira mereza ko kana, ndakahereza telefone karagenda kayishyira papa we. Asoma iyo message, amaze kuyisoma umwana ngarurira telefone. Ngiye ntabwo nashakaga kumuvugisha, numvaga nyine ari umuntu mubi, n'urwo rugo nararurebaga, nuko nari narabuze ahantu nduhungira, narabuze ukuntu mbigenza, nararurebaga nkumva neza birandenze. Nta kindi, iyo telefone ayinyoherereza nawe yanyandikiyemo message arambwira ati niba koko warasanzwe utwite nta kindi ugomba gukora, ugomba kwicaza mukuru wawe nanjye ukanyicaza, ukatubwira ko iyo nda ari umwana mwigana, cyangwa se sinzi ukuntu zabigenze, niba ari umusore wundi wayiguteye, ntabwo ibyo bintu bigomba kumenyekana ko iyo nda ari njye wayiguteye. Noneho mpita numva n'urusyo, noneho nikoreye bwa kabiri. Se ko nahishe ko nafashwe ku ngufu, ndase nzayihisha igira amezi 9, inda ntabwo byashoboka. Uko byagenda kose igihe nikigera nzabyara. Birancanga neza, ibimenyetso byayo bitangira kugaragara. Uko byagenda kose inda ntabwo wayihisha, bitangira kugaragara, nangira kuzajya ncika intege bikagaragara. Noneho no ku ishuri noneho birangira nemeye ko ngomba kubihagarika. N'abana ku ishuri bari batangiye kubibona, babona ukuntu nahindutse. Ndavuga ntabwo nkomeza buno ubuzima, ntabwo nabukomeza, kandi nanjye nzi icyambayeho, se nabukomeza indi kazagaragarira mu ishuri, no mu rugo naho amaherezo bazayibona. Fazari ubwo nyine reka ngume mu rugo, kuko uriya mugabo yabimbwiye niko ngomba kubigenza. Uguma kwa mukuru wawe? Kuko nararebaga mvuga se ibi bintu bimbayeho, noneho nimbivuga na mukuru wanjye karahita asenya, kandi turindushyi biragenda bite? Birancanga. Umugabo wa mukuru wanjye arangije abwira mukuru wanjye, ariko ubwo numva icyo gihe abimubwira ntabwo nabimenye, ahubwo nabimenye ku wundi munsi ukurikiye banyicaje. Yaramubwiye ati murumuna wawe yarahindutse, ashobora kuba atwite. Baranyicaza mu ntebe, kurongera arambaza ati se grako nsigaye mbona warahindutse wabaye iki? Ndamubwira nti ntabwo meze neza. Ntabwo meze neza? Ufite ikihe kibazo? Ndamubwira nti ntabwo meze neza, nyine mba numva nanjye ubuzima bwanjye bwarahindutse, sinzi ikibazo mfite. Ati mbwiza ukuri, ndi mukuru wawe ntabwo ugomba kumpisha. Ndamubwira nti biragoye kuba nakubwiza ukuri, ariko n'ubundi amaherezo ugomba kukumenya. Umugabo wa mukuru wanjye kazajya ankanga akambwira vuga kuri wabaye iki, byagenze bite ko tukureba tukabona warahindutse, cyangwa ubwo ntutwite? Naramurebye numva amarira agiye kuza, umutima wanjye ukazajya uhora uteragura buri mwanya. Vuga se bigenze ne, mvuge se ko ari wowe wayineye, mvuge se ko mfashe ku ngufu. Eza mukuru wanjye aravuga ati kuki uwo munsi byabayeho utabivuze, ushaka kumpora bikira umugabo, ushaka kunsenyera. Birancanga nyine buri kintu na kimwe nkora. Gusa nahise mureba gutya, arangije arambwira atagira gutya.
wibeshye uvuge, tuzi ko icyo kintu aricyo bishatse kuvuga, wibeshye uvuge. Ndangije nta kindi nakoze, naravuze nti mukuru wanjye sinshaka kumusenyera kubera ko twese turindushye, kama mbaya umwana ndamwisimamaho nzamubyara, sinzi ukuntu bizagenda, nyine ubuzima buzancanga nk'abandi bose, kuko hano hanze hari abantu ubuzima bumereye nabi, nanjye ndajya muri uwo mujyo. Nta kindi nakoze, mukuru wanjye naramubwiye, narahise mubwira nti ibyo uri gukeka niko byagenze, ndatwite. Ndambaza gra uratwite, nda waguteye inda? Bambwira ni umusore twakundanaga wayineye. Arababara, agahinda karamwica, agahinda kamaze kumwica, ariko nyine nta kundi yari kubigenza, yari yakiriye. Nyuma rero y'ibyo bofre nta kindi yakoze, yaramubwiye ati njyewe ntabwo ibi bintu byashoboka, ntabwo natunga abagore babiri mu nzu, ubwo umwe aragenda hasigara undi, ushaka kuba umugore arasigara undi agende. Urumva nta kindi cyagombaga gukorwa, ninjye wagombaga kugenda, urumva nicyo yarashatse kuvuga. Yego. Baransezereye, bansezerera ntaranabyara, inda yari ifite nk'amezi 4 gutyo. Baransezerera, bamaze kunsezerera mukuru wanjye arambwira ati rero ntabwo byashoboka ko dukomeza kubana hano, twese turi abagore, turagushakira iby'ingenzi bibanza, kuko niko Papa Simbi yavuze, nitubiguha uragenda nyine ujya kwihigira ubuzima bisanzwe. Barashaka amafaranga, bamaze kuyashaka banshakira inzu nyine barankodeshereza, ariko ubwo mukecuru wanjye ntabwo arabimenya ibyambayeho. Barankodeshereza, mukuru wanjye atangira kuzagenda acakira utwenda tw'umwana, urumva n'ubuzima bwa gato sinari mbumenyereye. Nyuma yaho mu gihe indi iri kugenda ikura, arambwira ati rero ntabwo wakomeza kuba muri ubu buzima umeze gutyo, mu gihe igihe cyo kubyara kitaragera, reka ngushakire udufaranga duke ugende wige salo, ibintu bijyanye n'imisatsi, noneho wenda nubyara ubuzima buzakomeza, ujye ushakira umwana icyo kurya. Ndagenda nize amezi 2 gusuka, maze kwiga gusuka, urumva nigaga ntwite, maze kwiga gusuka ndaza ndakomeza ubuzima, banyoherereza mubyara wanjye akaza akamfasha nyine, ndabyara, maze kubyara ubuzima bukomeza gutyo, ariko bofre nta kumvugisha, nta kintu na kimwe. Bivuze ngo mwaryamanye rimwe mpita ntwita, nta kumvugisha naki. Akazajya nyine mukuru wanjye arambwiraga ati gra waramemukiye, umugabo wanjye kugira ngo akuzane mu rugo yarakwizeye nyine yumva uri umwana, ariko asigaye ahora ambwira amagambo, akambwira ati ntabwo nari nzi ko muri indaya, ni gute umwana muzanaga ajye mu ishuri yarangiza akajya gutwita. Ibyo bintu mukuru wanjye yabimbwira, amarira akireka mu maso, ariko nkamubwira ni nyine nawe uri nk'umubyeyi wabivuga, niko namusubizaga, nawe uri umubyeyi niko wabivuga. Niko wabivuga, ariko mumbabarire nanjye kuba byarambaye. Ari umugabo numvaga ko nindamuka mpingukije iryo jambo, baba ndagira ngo nkubwire ko umuntu w'umugabo ukora ibintu nk'ibyo, rya jambo twahereyeho uraryibuka, nanjye nari kuba nshatse kurya imbwa kandi yandiye, urabyibuka ko twarihereyeho. Umuntu ukora ibintu nk'ibyo akabinkorera ndi umwana mutoya, mukuru wanjye we ntabwo yari gutinya kuba yatamubwira ati mvira mu rugo ugende, twari kuba twese tugiye kuruha. Fazari naratekerezaga nkavuga ni niba mukuru wanjye byibura ari mu rugo rwiwe akabakora n'umugabo akabakora, hari aho wenda bizankura, wenda nshobora kuzabona amafaranga akanyohereza kwa muganga nkabona icyo gikoma, cyangwa se wenda akamfasha no mu buzima busanzwe niyo nabona buze ubukoda akabumba. Ariko ibaze mukuru wanjye nta rugo afite, nanjye nduko, urumva ahantu twaba turi cyaba ari ikibazo. Nuko nyine nabitekerezaga, se twese turagiye igitwe n'abana n'iki, nkumva birancanze, vuga ni reka nkomeze nceceke, ariko mu mutima ikintu narinzi ko igihe nikigera zabivuga bikamenyekana, ariko nkanga kubivuga mu gihe nitwite, ntarabona umwana, ntarava mu bibazo. Iyo umuntu atwite urabizi ukuntu ntabwo aba ashaka ibintu bimustressa kugira ngo umwana bitazamugiraho ingaruka. Narabyaye, maze kubyara
umwana ndamurera, rimwe na rimwe naragendaga abantu naba ngiye kubasuka nkabasukira mu ngo zabo cyangwa se bakaza bakansanga mu rugo. Iyo nabaga nabasanze mu ngo zabo umwana namusigiraga ako kabyara kanjye. Ubuzima burakomeza gutyo. Rimwe rero nahamagaye umukecuru ndamubwira nti rero ndagushaka. Umukecuru araza aza i Kigali, tamujyana kwa mukuru wanjye, tujyayo turabasura, ndabicaza bose ndababwira nti hari ikintu nyamukuru nshaka kubabwira. Umugabo ahari turi abantu batatu, mama, njye na mukuru wanjye n'umugabo. Twari bane. Hari ikintu nshaka kubabwira. Ariko umugabo wa mukuru wanjye nkabibona ko nyine ashobora kuba ari kuvuga ati uyu mwana ashobora kuba ashaka kugira ikintu avuga. Ako nyine yihagararaho nk'umugabo. Buriya umugabo akoresha uko ashoboka avuga ati kama mbaye ikibanda nk'umuti. Yihagararaho. Amaze kwihagararaho umukuru wanjye ndamubwira nti nakubwiye ko iyi nda nayitewe n'umusore twakundanaga, ariko siko kuri. Nanze kugusenyera ariko igihe kirageze ngo mbivuge, ubwo ikiri bube kiraba, ariko icyo nifuza sinifuza kubasenyera, ahubwo ni ukugira ngo nyine ukuri kumenyekane. Ubwo nyine abasaba imbabazi barazisaba, abababarira barababarira, nuko biri bugende. Ariko ntabwo nkomeza kubika ikinyoma mu mutima wanjye, kuko igihe cyazagera n'umwana wanjye kikamugiraho ingaruka, akagira inkuru. Yego. Ndamubwira ni iyi nda uyu mwana ni uw'umugabo wawe n'uwa ubwira mukuru wawe. Umukecuru yahise yitakuma ati karabaye, ati ibyo ni ibiki, ati ibi nibyo mwamamagariye. Ndamubwira nti mama tuza wumve, njye ntabwo naje mu rugamba, ahubwo naje guhosha urugamba. Icyo gihe wenda tutarajya kure, ukivuga iryo jambo mukuru wawe mu maso yahise ahinduka. Yavuze iki? Ahita areba umugabo we aramwitegereza. Ibyo Grace avuze ni ukuri, uyu mwana ni uwawe, mwaramubyaranye. Umugabo nta kindi yavuze, gusa ariko kubikubwira uragira ngo ndenzeho iki? Uravugisha ukuri, uyu mwana ni uwa papa. Ndamubwira ntabwo nkeneye detaye nyinshi, nuko byagenze, gusa mwagekeyeho imico mibi. Nta mico mibi nagiraga, uyu mwana namubyaye kubera ko papa yamfasha ku ngufu. Ariko si ngombwa ko mufungisha, kuko nimufungisha biragira ingaruka ku bana bawe, nawe bikugireho ingaruka. Ariko icyo musaba ni kimwe, nuko niba afite umutima nafata abana bose nkabe, afata uwanjye amugereranye nabe, abafashe. Ariko nanone niba uwo mutima nawe afite, simba mwingingira, ni uburenganzira bwe. Ninjye wamubyaye, ninjye wamutwise amezi 9, ukimaniza nshoboza nzamurera. Icyo gihe umwana afite igihe kingana iki? Icyo gihe umwana yarari mu mezi 9 yenda kugira umwaka. Nibwo wagiye kuvuga ibyo byose? Nibwo nagiye kubivuga, ndavuga ni nyine babimenye. Ntago buriya umuntu avuze ikintu araruhuka. Uraruhuka uvuga uti ndikreya ku mutima, byibura wenda kuri kwamenyekanye. Cyo n'abantu batazajya bakomeza bambwira ibintu ati se uwo mwana bitebye kandi isahari. Nuko byagenze, ko wanjye arabimenya. Umugabo nyine yihagararaho nk'abagabo, abagabo bagira kwihagararaho. Mama biramubabaza, ariko kuba mama byaramubabaje nyine nawe yarihanganye nk'ababyeyi nabo bazi kwihangana, nuko turiyakira. Ubwo mukuru wawe icyo gihe mu rugo iwe nyine yarakundaga kumbwira ati kwiyakira ndumva byarananiye. Mwakomeje kuvugana nta kibazo? Mukuru wanjye twarakomeje kuvugana nyine, kuko njye naramusobanurira ndamubwira byabaye umunsi umwe, kuko nawe nta burara nari mfite. Nabyukaga njya ku ishuri nkataha nimugoroba, nta burara nari mfite. Nta burara yaranze, wenda avuga ati uyu mwana w'umukobwa wenda n'ubusanzwe yari ikirara, ntabwo yatinya kuryamana n'umugabo wanjye. Nta burara, ntabwo nari ndi umwana wo mu ishuri.
mukuru wanjye twarakomeje turavugana akambwira ati ndi kumva kwiyakira byarananiye, ndi kumva papa niba yaragukoreye ibyo bintu uri muri umuna wanjye ndi gutekereza ko hari n'abandi bo hanze ashobora kuba bikorera. Ndamwana ariko komeza wihangane, kubaka no kwihangana kuko n'ubundi nta kundi wabigenza. None se urwo rugo ruvamo n'uruvamo se urajya usubira mu cyaro se, urajya kwikodeshereza se? Ngaho reba nanjye wikodeshereza ubuzima ndimo. Ndamwana ni wowe nyine komeza wubake nyine ugerageze nyine nta kundi. Nanjye nuko utatubeshye mukuru ntabwo mwabaye banzi. Mukuru wanjye kuba ko namusobanuriye nkamubwira ko nyine ibyo bintu byaba kandi koko byabaye rimwe, nta bwa kabiri yabigerageje rimwe mitanwita. Ntabwo mukuru wanjye twigeze tuba banzi kuko yaranzi impamvu ahantu twari kuba banzi nuko yari kubatanzi yaranzi neza ariko wenda kubera ko atakundaga nyine kuboneka, yakundaga kuba ahugiye mu kazi, ashobora wenda kuba umugabo wenda atarazi ko nyine afite iyo mico mibi nkuko yarambwiye ati so koko niba yaragukoreye ibyo bintu uri muri umuna wanjye ubwo abo hanze abakorera bimeze biti, yabyibajijeho. Mbwana nyine ibyo simbizi, gusa nyine ngiye cyo ngomba kumenya ni umwana wanjye, nabishaka kumfasha azamfashe, ariko natabishaka nta kundi nyine nzakomeza mbeho gutyo. Birakomeza. Umugabo se ntabwo nyuma yaje kuguhamagara akakubera iki? Ndaburije guhera kuri uwo umunsi ubundi aheruka kunguraho telefone, umunsi aheruka kumfatiraho ku ngufu, nibwo bwa nyuma nongeye kumva ijwi rye, uretse nyine kunyicaza na mukuru wanjye bashaka kumbaza uwaneye inda. Ubundi ntabwo yongeye kumvugisha, yahoraga abwira mukuru wanjye ngo murindaya nk'umwana ujeje ubundi ngahise atwita inda, atangira nyine kudutuka nyine ibitutsi bibi. Uyu munsi se bihagaze gute hagati yawe na mukuru wawe? Hagati yawe n'umugabo na mukuru wanjye nta kibazo na kimwe dufitanye, tumeranye neza. Nibyo murasurana? Yego turasurana n'ubu ngubu mfite gahunda yo kuzajya kumusuka. Ariko ntabwo nzamusukira iwe ntabwo ukihagera? Ntabwo mbikunda, niyo ngiyeyo njyayo bofure ntawe uhari nyine kugira ngo njye gusuhuza abana banjye. Abana ba mukuru wawe ujyana umwana wawe kwa se? Umwana wanjye nyine mujyana wenda kugira ngo nyine akine na bagenzi be, ariko ntabwo mba mbishaka ko abonana n'uwo mugabo kubera ko impamvu uwo mugabo nta kintu na kimwe yigeze amfasha. Mukuru wanjye niwe wagiye angurira imyenda y'umwana. Ikintu nzi ni uko nyine yifuje ko nsohoka mu rugo rwe agahereza mukuru wanjye amafaranga bakankodeshereza inzu amezi 2. Icyo nicyo kintu nzi mperuka. Bafitanye abana se bazi ko bavukana? Abana bacu ntago barabimenya, ariko mukuru wanjye ambwira ko nibaramuka batangiye nyine gukura, nyine bari kugenda bakura, azabicaza akabibabwira. Ko bitoroshye byanyu? Ntago byoroshye, ariko ni ko ubuzima bumera. Iki kibazo niba ngifite hari n'undi tugisangiye. Hari umuntu ushobora kuvuga ati Grace byaba yaragiye mu rugo kwa mukuru we akamusenyera ku bw'ubushake, wenda muri komantere bishobora kuzaza cyangwa ugashaka kukibaza. Icyo kibazo gishobora kubaho kubera ko ntabwo abantu bose dufata ibintu kimwe, turabizi abantu bafata ibintu bitandukanye. Gusa nzi neza ko iyo nza kuba ndushaka gusenyera mukuru wanjye ntabwo nari kwemera kubihisha iki gihe cyose. Iyo nza kuba ndushaka gusenyera mukuru wanjye nari gufungisha uriya mugabo, abana bakabura se, mukuru wanjye nawe akabura. Ariko nta bimenyetso byagaragaza ko wafashwe ku ngufu? Ibimenyetso twari no gupimisha ADN n'umwana ahari, bakasanga uwo mwana nuwe kandi naragira imyaka neza. Oya, wari warayigejeje? Nari nararengeje 18. Ubwo mva yagufashe ku ngufu muri 20? Yego, ndi muri 20. Ariko ikindi nanone uri kumva asabundi imyaka 20 uragira ngo umuntu asaba akiri umwana koko? Ahubwo uvuga ko wigaga muri secondaire? Yego narigaga. Ikindi impamvu mukuru wanjye cyangwa se n'abantu batakabitekereje gutyo nuko nyine nyuma narabicaje mbaho kuri. Ndambwira ni ubu ugomba kuba intwari. Nose wabigenza gute? Ugomba kuba intwari ukiyakira, kuko buriya niba ari ikintu kibaho urugo n'ishuri
kandi ishuri ritajya rirangira. Uyu munsi ibintu biza ari byiza, ejo bikaza ari bibi. Niyo mpamvu rero iyo ushaka kubaka urihangana. Niba rero uhuye n'ikibazo mu rugo rwawe, menya uko ucyakira, menya uko uwo mugabo wawe cyangwa se uwo mugore wawe mubiganiraho. Niba muri abasabana imbabazi muzisabane, ubuzima bukomeze. Niko rero mukuru wanjye yabigenje. Wenda basabanye imbabazi, wenda umugabo yamusabye imbabazi, wenda arabyemera, simbizi uko nyuma byagenze, nyine ntabwo nzi ko babivuganyeho. Wenda ashobora kuba yarabyemeye akamusaba imbabazi, akamuha detaye z'ukuntu ibintu byagenze. Buriya abagabo ngo bajye bagira ngo ukuntu ngo bavuga ngo nyine ngo nari ndi kwiyeranja, wenda umugore akaba yabyumva. Yego, abakaba barasabanye imbabazi, ubuzima bugakomeza. Ariko njye mukuru wanjye n'ubu turavugana, nkubwiye ko mfite gahunda yo kuzajya kumusuka. Iyo aje gukora ikiganiro. Yego, nabimubwiye ahubwo mbere yuko nza nkikwandikira message, ngira ngo urabyibuka, nakwandikiye message naramubwiye ngo ngewe hari umunyamakuru nzi witwa Mbabazi ujya uganiriza abantu bahuye n'ibikomere bimwe na bimwe, none ndagusabaga niba iyi nkuru yanjye nazayijyanayo abantu bakayimenya, kuko buriya hari igihe umuntu areba inkuru y'umuntu nawe akumva ko nyine imuteye inkunga, akavuga ati yo warababaye disi, bakaba banagira bakaba baguhumuriza. Buri muntu aba akeneye guhumurizwa, arabizi, twarabiganiriye. Yarananyemerera, yambwiye ati nta kibazo, wowe ikintu uzakora ukumva ko kikuruhuye mu mutima, nta kibazo. Yego. Kuki ibyo byoroheje cyane? N'ubundi mu buzima busanzwe ari umuntu ni sympathique, nagakunda gukomeza ibintu. Ikintu aba ashaka ni iterambere ry'urugo. Niko ateye. Nagakunda gukomeza ibintu. Yego. Ntakunda gukomeza ibintu. Nagakunda gukomeza ibintu. Nyuma se waje gushaka, uracyari umukobwa? Nyuma naje gushaka. Nabonye umusore turakundana, turabana. Mukuru wawe kuvugana nawe byakunda? Mukuru wanjye ntago byakunda. Yego. Kubera iki? Ntago impamvu bitakunda, nakubwiye ko abahuze cyane. Oya, kumvugisha kuri telefone si byoroshye. Nanjye kumuvugisha birangora pe. Bisaba ko umuntu ni busy gutegra. Ni umuntu usanzwe, ariko abahuze cyane. Urabizi ko bishoboka ko ari igihe umuntu nyine aba afite ibintu awugiyemo ku buryo telefone ashyira ku ruhande, urabizi ko ari ibintu bishoboka. Ariko uduhaye nimero se twagerageza. Nakubwiye ngo impamvu nyine nakirirwa nziba hano ko byagorana, ntabwo byapfa gukunda, kubera ko mukuru wanjye nabikubwiye n'izo detaye zose zambayeho, niyo nabonaga nariye ntabwo yabimenyaga. Hari n'igihe twamaraga n'iminsi 3 tubana mu nzu ntaramuca iryera. Mu gitondo akazinduka ntaragenda, akagenda mu kazi, nkagenda nyuma ye, nimugoroba nkataha nkaryama, akaza nawe akaryama nyuma yanjye, ntitubonane. Ni umuntu nyine uba uhugiye mu kazi cyane, ku buryo no kwita telefone biragoye pe. Iyo nshaka kumuvugisha neza, nkunda kumuhamagara saa 4 z'ijoro cyangwa se saa 12 za mu gitondo ari kwitegura agiye mu kazi. Nibwo dupanga gahunda. Cyangwa se wenda tukavugana ibyo mu buzima busanzwe byo mu rugo. Ubwo ntabwo udashaka ko tuvugana? Oya, none se naba mbyangira iki? Ntacyo waje gushaka urundi rugo? Ni urugo, waje gushaka urugo? Yego, naje gushaka umugabo, turabana. Yego. Niyo munsi ne muri kumwe? Oya, ntabwo turi kumwe. Ntabwo turi kumwe, haje kubaho impamvu zituma ko tuba tutari kumwe. Muratandukana? Ntabwo twatandukanye. Yego. Kuko twarasezeranye byemewe n'amategeko. Iyo rero mutarajya kudivorsa muba mutaratandukana. Hari impamvu wenda ikindi gihe wenda tuzabiganiraho. Nta kibazo. Ndashaka kumenya kubyarana n'umugabo wa mukuru wawe byakugizeho ngaruka ki? Ni ibikomere, ni ibibazo, nabigusobanuriye ko kugeza na n'ubu simvugana nawe. Ikintu nshima Imana nuko wenda mukuru wanjye yambwiye ati jya kwiga kugura, abona kubaho hano hanze nta mwuga ufite, ni ibibazo.
ariko ni igikomere. Uwo munsi mbimubwira yarumiwe nyine, uwo munsi nabataranyije we na mama na mukuru wanjye barumiwe, babura uko babigenza, birabacanga. Nibikomere birumvikana kubyarana n'umugabo wa mukuru wawe, kandi ikindi ntagire ikintu na kimwe agufasha, uzubona ubuzima bwo hanze, kwishyura inzu, kugira gute. Ntabwo ashaka no kureba umwana wese, ntabwo babyitayeho, nta n'ikintu babimubwiye. na rimwe se aramubona. Kera ku uwo munsi nyine nagiye kubabwira uko byangendekeye. Ubu ngubu umwana angana gute? Umwana afite imyaka 2. Imyaka 2. Ntabwo papa arongera kumubona? Ntabwo arongera kumubona. Namwohereje kwa mama kugira ngo babe bari kumwe, kubera ko igihe cyo kwiga cyari cyageze muri maternelle, kuko nyine karashabutse kazi kuvuga, ariko nyine mbura uburyo, ndavuga reka mbamwohereje mama nyine njye mbona uburyo bwiga. Utamujyanye kwa papa ese ngo arerwe kwa se n'abakuru be? Naje kubona ko nyine nta kintu na kimwe yitayeho. Iyo umuntu ubona nta kintu yitayeho wirinda kumuhatiriza, ahubwo wowe ikintu ukora wavuga uti reka nshakishe nkore cyane, byibura azabone ko nyine nshoboye, hari aho nivanye, hari n'aho nigejeje. Hari igihe umuntu agukorera ibintu nk'ibyo azi ngo giye gupfa, ubuzima bwawe burarangiye. Kandi hari igihe ibibazo bishobora kukubaho, cyangwa se ibibazo nyine ibintu bibi akaba ari ryo tangiriro ry'ubuzima bwawe kugira ngo wige. Yego. Mama yarabyakiriye? Yego, mama yarabyakiriye, yarihanganye, nta kibazo, yariyakiriye. Reka tunagane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ni nk'iki wifuza nko kubwira umuntu ko twumva muri kano kanya mu nkuru yanjye uri kureba ikiganiro cyawe? Ikintu nyamukuru? Ikintu nyamukuru nababwira nuko muri abantu, buri bantu bose jya ubonamo umuntu, muri ahantu hose, yaba mu kazi, ahantu hose nyine ujya ubonamo umuntu. Ntukizera abantu ku rwego rwo hejuru, kubera ko mu bantu ushobora kubonamo umuntu uguhemukira, haba mu muryango, haba mu kazi, haba mu rusengero, ahantu aho ariho hose ushobora kubona umuntu uguhemukira. Icyo umuntu asabwa ni ukwitondera, kwitondera umuntu. Yego, umuntu. Tugannye ku musozo w'ikiganiro. Wifuza iki ku muntu warebye kino kiganiro? Ikintu nifuza ku muntu warebye iki kiganiro ni ukunganiriza, bakampumuriza, kuko barumva mfite ibikomere, bakangira inama y'icyo nakora cyangwa n'icyo nakora nyuma y'ibyambayeho, kuko inama ziba zikenewe kandi ni ingenzi, nta muntu wigira inama ari umwe. Yego, ikindi nabasaba ni uko buriya nta muntu wigira. Yego, hari ababa wenda bafite nk'uko bagira, cyangwa se mu buryo bw'ubushobozi, hagize uba icyo afite yamfasha yakimfasha. Yego. Ntabwo ufite icyo gukora? Yego, mfite icyo gukora, ariko rimwe na rimwe hari igihe byanga, ubuzima bukangora. Ukora iki mu busanzwe? Ni ibijyanye no gusuka, kandi ntago ngira salon nsukiramo, ntago ndabona ubushobozi bwo kuba najya ahantu wenda ngo bamiseta, kuko kwishyura iseta kubera ko aribwo nyibitangira ntago byankundira. Yego, muri ko twumva ukeneye ko wenda wajya umusuka, yego, akakubera umukiriya, yamamagara nta kibazo. Buryo ubwo nibwo bufasha bwa mbere class, sibyo? Kurenza uko umuntu yaguha amafaranga, kurenza ikindi wifuza kuba yagutera inkunga, akavuga ati nubwo musutse, nubwo ansutse nagomba kwishyura 15,000, reka muhe 100,000, sibyo? Ikaba ari inkunga nk'iyo ngiyo. N'abandi bifuza kuba bafasha uyu muvandimwe Grace, vuga nimero ya telefone yawe Grace. Nimero yanjye ni 0787091284. Urakoze cyane. Yego.